Ni amakuru abantu benshi bari gukomeza kugarukaho kuri Butera Knowless. Uyu muhanzikazi ni hano mu gihugu cy'u Rwanda, abenshi muramuzi muramukunda. Butera Knowless nta muntu umwanga pe, umubyeyi mwiza ugira umutima mwiza. Wajya kuri famiye yiwe, ni famiye igira umutima, ni famiye igira urukundo. Ni umuryango hano mu myidagaduro mu gihugu cyacu cy'u Rwanda benshi bifuza kumera nkabo, benshi babafatiraho icyitegererezo. Ntekereza ko uko Butera Knowless na Clement babanye ni muri bya bihe wasangaga, tuvuge niba umusore wo mu myidagaduro akundanye n'umukobwa wawe, ugatangira ukavuga uti nyabuna noneho wa mukobwa ugenze gakeya, kubera ko hari byinshi bavugwagaho. Ni famiye rero muri icyo gihe hari umwuka wo kuvuga ngo nta basitari ngo bashakana, ngo nta basitari bakubakana ngo urugo rukomere, kubera ko benshi na n'ubu ngubu hari igihe babijyamo ugasanga babigiyemo cyane. Hari ingero nyinshi hanze, ariko kuva igihe Butera Knowless ahuye na Clement bakubaka umuryango ukomeye, abantu benshi batangiye kuvuga bati nyabona n'abasitari bakubaka ingo zigakomera. Abantu benshi bagiye babona ukuntu umubano wabo wabaye, ukuntu bakundanye. Abantu benshi bavuga bati nyamara n'abasitari bakubakana urugo rugakomera. Muribuka icyo gihe cy'aba Tom Close bubaka ingo, hari umwuka, ariko baraza ibyo bintu barabivuguruza babikuraho. Ati gute umusitari n'iki? Ubu umusitari yakubaka kandi nawe bikagenda neza, agashinga umuryango, akabyara ndetse akananiteza n'imbere. Benshi rero nimvuga ngo bafatira icyitegererezo kuri uyu muryango, ntuze kuza kubyibazaho cyane, nibyo. Hari impamvu bagejeho iby'aya makuru cyane, yibanda mu myidagaduro hano muri iki gihugu cyacu cy'u Rwanda, ndetse n'ibyo kwishimira ku kintu Knowless Butera yaje gutekereza. Abahanzi, abasitari bagenda bakora ibintu bitandukanye, ariko kandi gutekereza none kuri rubanda, bagatekereza ku bandi bantu bati mbese niki, nakora iki? Niba ari abantu bababaye nakora iki? Niba ari abantu bategereje ubufasha bwanjye nakora iki? Ntibize kurangirira muri ngo umuntu ngo nakwinjoyinga byagenze gute, ngo nashinze umuryango. Oya, agatekereza no ku bandi bababaye. Hari ikintu abantu batazi rero hano mu Rwanda mu myidagaduro. Kimwe mu bintu batazi ni uko Butera Knowless afite foundation, ni ukuvuga ngo afite umuryango utegamiye kuri leta. Nakubwiye ngo abantu ntabwo babizi iby'umutima mwiza wa Butera Knowless, ariko afite foundation, afite umuryango utegamiye kuri leta witwa Butera Foundation. Ni umuryango ugamije kuzamura abandi, cyane cyane wibanda ku bagore, wibanda ku bana bato, ukibanda ku bakiri bato, abakobwa bakiri bato. Yes, murabizi rero kimwe mu bibazo mwabantu mwari igihe wumva nk'umuntu wenda yashinze umuryango ukabona ari kwibanda ku bagore cyangwa ku bakobwa, ni uko akenshi abakobwa bakiri batoya bahura n'ibigeragezo bikomeye cyane. Buriya kubona umukobwa avutse kugeza abyaye, mwabantu mwe, ahura n'ibigeragezo bikomeye cyane. Murabizi yageze mu bugimbi, niho ubusore butangira kumushukashuka. Urumva na bya bihe bageramo bya buri kwezi, ugasanga umwana ntabishoboye kubyikorera, nta bushobozi afite bwo kugura yokotegisi, ntafite ubushobozi bwo kwigurira buri kimwe, ugasanga ari guhura n'imbogamizi zikomeye. Tekereza rero, ubonye umwana ageze mu gihe nk'icyo ngicyo cyo kujya muri ibyo bihe, ariko ari kubura kotegisi. None ubonye nk'ahantu yicaye
kubera kubura ubwo bushobozi n'iki no kubera yakoresheje n'ibyo bitambaro, ubonye ntabwo byagenze neza ku ntebe, nawe byumve. So niyo mpamvu rero abantu benshi hari ukuntu bashinga imiryango rero bakibanda ku bakobwa, ni ibyo ngibyo. niyo mpamvu nawe utegereza guterwa inda umwana akiri muto kubera ko yashutswe, kubera ko nta mafaranga afite, kuba yakwigurira nka kotegisi wenda ibikoresho byinshi bakenera, uwo mwenda ugasanga ashutswe n'umusore. niyo mpamvu rero abantu benshi baza bakibanda ku miryango cyane cyane ku bakobwa. niyo mpamvu rero haba hari n'ubukangurambaga, ugasanga bari kugenda bari gukora ibiganiro byinshi. Butera Knowless rero byibanda kuri ibyo bibazo by'abakobwa n'abagore, ariko si abakobwa gusa, kubera ko umwaka washize hari umusore yigeze gufasha ufite ubumuga bw'ingingo, yigeze kumufasha kujya hanze. ndagira ngo ayo makuru mwarayabonye, ndatekereza mwarabibonye, ariko yaramufashije. hari n'ibindi bitajya ku mbuga nkoranyambaga akora. kuri ubu ngubu rero Butera Knowless rero binyuze muri foundation ye yashinze, hari ubutumwa yaje kuba yatanga ku mbuga nkoranyambaga ze cyangwa ku rubuga rwa Instagram. ndamushimiye cyane uburyo akenshi abasiteri usanga bakoresha ururimi rw'icyongereza, ariko we yabivuze mu kinyarwanda, aho yagize ati, ndagira ngo ayo mafoto y'uwo mwana w'umukobwa muri kugenda murabona kuri screen yafashije. aho yagize ati, mu ntangiriro za 2025 nibwo Nyagasani yampuje na Rachel, ari umwana w'umukobwa urubabaye cyane udafite icyizere cy'ubuzima. Rachel yahuye na byinshi, gusa ikibi kurusha ibindi ni ihohoterwa yatewe, ndetse bimuviramo gutwara inda itateganyijwe. ibyo ni bimwe mu bintu maze kubagezaho mu buryo umwana w'umukobwa yageze mu ngimi. ni bimwe nababwiye hejuru, ugasanga ahuye n'ibibazo bikomeye cyane. uyu mukobwa rero uri kubona kuri screen yahuye n'ibyo bigeragezo byo guhohoterwa, hanyuma aterwa n'inda itateguwe. ati, duhura yambwiraga ko ntacyo abona nyine azakora n'iki, ariko hamwe no kuganira nawe Rachel yigaruye icyizere, ndetse atangira no kubona ko ubuzima bwe bwahinduka. yatangiye kubona yari afite inzozi z'uko azaba umuntu ukomeye, ndetse afite inzozi zo kuba umudozi wo kuzajya adoda imyenda myiza, ndetse no kwambara neza. ku bufatanye na Gasore Serge Foundation, nyuma y'igihe kigera ku mwaka Rachel akurikirana amasomo ye y'ubudozi, uyu munsi yasoje ahabwa impamyabumenyi imwe igaragaza ko yasoje amasomo ye, ndetse iyi certificate yahawe ni ishobora kumwemerera ko ubu ngubu yaje ku isoko ry'umurimo, ndetse na za nzozi ze yari afite zo kuba umudozi ubu ngubu akaba yazigezeho, ubu zikaba zabaye impamo. uyu Rachel utaravugaga ngo ndi umukobwa ndetse umuntu utari wishimye mbere, ariko ubu ngubu arishimye, ndetse akaba afite n'icyizere cy'ubu ngubu. aragira ati, congratulations to Rachel. ubu ni Butera Knowless. ubu uyu mwana yamaze kugarura icyizere, ubu ndetse yamaze kwiyumva nk'umuntu, kubera uyu muryango wa Knowless Foundation. urumva, ni ukuvuga ngo rero abantu benshi bari kwishimira uyu muhanzi Butera Knowless, abantu baramukunze, ariko kandi gukundira umuntu umutima we mwiza ni icyitegererezo gikomeye cyane ku bandi bahanzi. mu by'ukuri mu gihe barimo kubaka igihugu, kujya batekereza ku bababaye, abangaba nibo igihugu gishaka, atari bya byo kuvuga ngo bari mu bitaramo ngo twatwitse, ngo bari kugira n'iki bitarimo ibikorwa byo gufasha. buriya nakunze n'umutima w'uwitwa The Ben. ndakeka mugira amabano mu bihe bitandukanye, hari ukuntu ajya gufasha abantu batishoboye. ndagira ngo ejo bundi naratunguwe avuga ngo afite abantu 240 afashe. The Ben amenyera buri kimwe cyose ku kwezi, buri kwezi abantu 280. urumva, byatumye nanjye mutekerezaho cyane, ntekereza ku mutima we. na Melody ajya abikora, Melody nawe ajya afasha,
ukabona nk'ubu ngubu ngo yagiye ahantu runaka ngo ajya gutanga amatungo magufi, so mugenda mubibona. Hari n'abandi bahanzi benshi bagenda bakora ibikorwa nk'ibyo ngibyo, afite umutima mwiza cyane. Cyane ko buriya rero nimvuga ngo izina umusitari rigera kure, uzarebe ko iyo umusitari aramutse ageze ku kantu akavuga ikintu, ni ukuvuga ngo ni mesaje iba ikomeye cyane. Ubwo rero iyo yiyemeje rero ngo ndafasha umuntu runaka, so akabikora, ni ibintu n'aba bantu bari bari aho ngaho byemera bakabona ko yabikoze, so ikintu kigaragara neza cyane. So Butera Knowless rero ni umutima mwiza yagaragaje. Abanyarwanda twese twakwiye kumwigiraho, tukagira umutima ufasha, tukava mu magambo gusa tukishyiramo n'ibikorwa uko ushoboye. Umuntu akeneye 500 yawe, akeneye 1000 cyawe, akeneye 5 byawe, uko ufite ugafasha umuntu. Hanze hari abantu bababaye cyane, kandi ntabwo uzategereza ngo aze kubanza yagusaba. Nyaboneka rero dufashanye nk'uko ijambo ry'Imana ribitubwira, kubemera Mana.